Amahoro y'Imana mwese abakurikiye ibyo tunyuza byose kuri channel Iraguha Isaac Official, kugira ngo muri aka kanya twifuje kubagezaho umutako ushobora kumanika mu nzu, ku rukuta, cyangwa se no kuri parafo, aho wabona hagaragara harerekana. Rero ni ibintu byiza cyane, muzajya mukurikira nk'uko twabasezeranije kuri channel Iraguha Isaac Official, kugira ngo murabona ko ari umutako mwiza rwose, umutako mwiza ukoranye ubuhanga buhanitse, ushobora gushyira mu nzu yawe bikaba uburyohe. Ubaye wifuza ubushaka watumenyesha tukagukorera, cyangwa tukanakwigisha kuwukora, kuko byose birashoboka. Ni umutako mwiza rero, nk'uko mubona ni ikintu cyiza cyane ushobora gutaka mu nzu yawe, abantu bakajya bakubaza aho wawukuye. Umutako mwiza ukaraze, wagira ngo ni imashini n'intoki ziwukora. Mwebwe ntimuzarambirwe kureba ibyo tunyuza kuri channel Iraguha Isaac Official, ariko kandi tunabasaba gusharinga bagenzi banyu, inshuti zanyu, kugira ngo mujye musangira ibyo byiza. Mujye musangira ibyo byiza.